reka nongere mbasuhuze mwese aho muherereye mu bice bitandukanye. Nizere ko Imana ibarinze neza, mumeze neza. Uyu munsi turi ku wa gatatu, hano imvura yaguye, imvura irahise mu kanya. Nagira ngo rero mbasuhuze n'abashimira ko mukomeje kunshyigikira kuri channel yanjye ya Global Hot News. Ndabasaba nanone abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubona ibiganiro bitandukanye. Rero nitwa Gatera Stanley, abenshi banzi ku kinyamakuru Musingi. Nashatse rero kuganira uyu munsi, hari ikiganiro mfite nashaka kubagezaho kijyanye n'itangazamakuru. Nabonye perezida arahira ejo. Mbere yuko arahira yabanje gushimira abantu bakoranye nawe mu by'amatora, arabashimira, ashimira n'abahanzi. Ntegereza ko ari bushimire abanyamakuru cyangwa itangazamakuru muri rusange. Wapi, ndibaza ni se itangazamakuru, buriya itangazamakuru ntihaba harimo ikibazo? Yashimiye abandi kandi n'abanyamakuru baramufashije. Ntekereza ibintu byinshi, mbese ari byo nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Itangazamakuru, buri muntu wese mu gitondo iyo abyutse abyuka areba kuri telefoni ibyavuzwe hirya no hino, abasoma ama website bagasoma, abareba TV bakareba, abashyiraho radiyo kugira ngo bumve ibyaramutse, ibyaraye bibaye nijoro, ibyabaye muri icyo gitondo. Ariko agaciro k'umunyamakuru ni akandi, nuko nyine dushobora kumva, kumenya isi, ibigenda ku isi hirya no hino uko bimeze. So rero umuntu ahandi njya mbona nyine abayobozi batandukanye, abaminisitiri, abakiyaza, iyo habaye nk'umuhango nk'uwo agashimira abantu, yarangiza agashyiraho na members of the press nabo akabashimira. Mushiki wabo yajyaga abikora cyane, we yarabikoraga. Ariko byatumye ntekereza ku mateka makeya nzi ku Rwanda kuva aho nagiriye mu mwuga w'itangazamakuru muri 2006. Kera Perezida Kagame yakundaga itangazamakuru. Hari n'umwiherero wigeze kuba, ntabwo nari murimo, ariko abari bariyo twaraganiriye. Kera higeze kuba umwiherero w'abanyamakuru na Perezida Kagame, ba Kabonero bagihari, ba Didasi, bandi bagasasira, benshi batakiri mu itangazamakuru. Bamwe barahunze, abandi bavuye mu itangazamakuru. Hari habaye umwiherero kugira ngo wari uw'iminsi 2. Perezida ashaka kugira ngo aganire n'abanyamakuru, bamubwire imishinga bafite, abafashe. Ariko ngira ngo ubanza byaraje ibintu, ko kera ni umuntu wakundaga itangazamakuru. Muribuka ko habaga ibiganiro, yagiraga ibiganiro buri kwezi ahura n'abanyamakuru kugira ngo baganire, bamubwire ibipfa hirya no hino. Ibyo murabizi abenshi. Ariko icyo gihe akora umwiherero n'abanyamakuru, ngo abanyamakuru mbese bisubiranyemo. Hanyuma perezida ngo abwira nabi Kabonero, ariko nkeka ko yamukundaga, kuko Kabonero yari umuyobozi w'ikinyamakuru Museso. Ngo aza kumubwira amagambo atari meza nyine, abari bahari nyine nuko bavugaga. Hanyuma umwiherero nyine warabaye, ariko mbere y'uko ukomeza, niba ngo nyakwigendera Burasa Jean Robert, wari umuyobozi w'ikinyamakuru Rushyashya,
ngo aravuga ngo mbere yuko dukomeza ngo hari abantu bakwiye gusaba perezida imbabazi. we nyine bavuga bakabonera bavuga umuseso ko ibyo wandikaga mbese hazamo kutumvikana. Ngira ngo n'ibyo perezida yari yateguye gukorera abanyamakuru bihita birangirira aho ngaho, kuko kuva icyo gihe itangazamakuru byarahindutse biba bibi. Ntabwo haciye kabiri minisiteri y'itangazamakuru babayikuyeho. Ariko impamvu ndimo kubivuga ni uko nshaka kumenya niba hari ikibazo kiri mu itangazamakuru dufite, cyangwa kuko none niba yarashimiye abantu bose, nashimira abanyamakuru, agashimira abahanzi, abandi yaranabagabiye inka, mwarabyumvise, yabagabiye inka. So mwibaza abanyamakuru twebwe tuzira iki? Ese ni byaturutse aho ngaho kuri icyo gihe cya bakabonero? Byagenze bite? Byapfiriye hehe? Kuko itangazamakuru mu Rwanda ryararangiye pe. Hasigaye ni kwita izina gusa. Ama YouTube ubu ngubu niyo nyine akora, ariko nayo nkeka katisanzura nk'uko bikwiriye. Hanyuma rero minisiteri y'itangazamakuru ivaho, bavuga ko itangazamakuru igiye muri primatike. Na media high council igihe iyo yahawe inshingano bayishyiramo imbaraga. Mbese icyo gihe ikarita y'itangazamakuru twayiguraga amafaranga 300. Ndayifite na bank slip nishyuriyeho icyo gihe ngura ikarita bwa mbere, amafaranga 300. Wishyura muri Rwanda Revenue ukishyura amafaranga 300. Wishyuraga muri banka kuri Rwanda Revenue, ngira ngo sinibuka neza, ariko ni ayo ngayo ndacyayifite. Noneho Media High Council iragerageza biza kugera igihe ubu ngubu ntabwo ikibaho. Media High Council ni ikigo cya leta cy'itangazamakuru cyayoborwaga na Murama Patrice icyo gihe. Nawe minisiteri imaze kuvaho nyine twavugaga ko adakunda itangazamakuru Murama, ariko jyewe nasanze ko nubwo atarikundaga, ariko icyo gihe itangazamakuru ryarakoraga. Twasohoraga ibinyamakuru tukagurisha tukabona amafaranga. Nibuka nasohoraga nababwiyeho inkuru ukuntu ikinyamakuru Umusenyi bagifatiye mu icapiro muri Nika. Iyo nkuru nigeze kuyibabwira. Hanyuma icyo gihe nasohoraga kopi 2,500 buri cyumweru. Hanyuma bamaze kugifata nibwo natangiye kujya Kampala guprintinga muri New Vision. Ndazifite fagitire nyinshi zo muri New Vision, buri cyumweru. Hanyuma nza kuva muri New Vision njya muri Monitor. Naho nahakoze igihe kirekire, kuko narebye ko gutegereza ko ibinyamakuru byinshi warategerezaga kugira aho uzaboneraga publicité ukajya gucapisha. Ni isoko, ndavuga ni isoko. Ntabwo najya gutegereza aho nzabonera publicité, kandi publicité zo mu Rwanda murabizi ko babujije abantu kwamamaza. N'ubu ngubu twakabaye twamamaza dushimira mbega ibigo bitandukanye bishimira intsinzi ya Perezida Kagame, bamugaragariza ko bishimiye intsinzi ye nyine. Muribuka ko kera bitarahinduka abantu n'intsinzi y'abantu, turere, ibigo bitandukanye, abantu bose babaga bashaka kwishimira intsinzi binyuze mu itangazamakuru. Niko itangazamakuru ribaho, ariko ibyo byose byarahagaze, ntabwo bikiba. Aribyo bituma nyine nibaza itangazamakuru twaba dufite iki kibazo, ko wenda natwe perezida ajya dushimira, bigaragare ko natwe dukora. Hanyuma ubwo Media High Council niyo yasigaye ikora.
hanyuma nayo ejo bundi nayo igira gutya nayo bayikuraho, ariko haje icyitwa RMC. Ariko icyo nshaka kwereka ni uko itangazamakuru nubwo bavuga ngo nubwo tuvuga ko ryarangiye, hari ibigo byinshi mu Rwanda byinshi, buri kigo usanga gifite itsinda ngo gishinzwe media, hera kuri polisi, hera muri perezidansi, hera muri minaroke, hera muri OGS, hera RGB, hera hose usanga ngo hariyo ishami ry'itangazamakuru. Itangazamakuru seriye, nta kinyamakuru kigira gisohoka. Byibuze kera ibinyamakuru byarasohokaga tukagurisha, abana bagacuruza Nyabugogo, imiryango yacu twari tubayeho neza, duha abana akazi, abana bacuruza ibinyamakuru hariya Nyabugogo no mu mujyi, bakabona amafaranga atunga imiryango yabo. Ariko ubu ngubu nta kinyamakuru n'iki wabona mu Rwanda. Kampala ibinyamakuru biracyasohoka ubu ngubu aya masaha, ubu ni saa 11, saa 11 zirabura, ariko ubu ikinyamakuru cy'ejo kigiye gusohoka bagishyire ku site abana bacuruza. Bikwereka ko itangazamakuru rikora. Aho nacapishaga muri New Vision, urahageze ukareba imashini icapa ukuntu ingana, ushaka kuba yicaye nk'ukuntu ubona etaje yose ibingana, ni nini cyane pe. Rimwe nigeze gucapishayo ibinyamakuru, ubwo maze kugera muri New Vision, kubera ko nasohoraga buri cyumweru, ko gihe narabaraga nkavuga nisohora 3,000 by'ibinyamakuru, uko bigenda kose, ko nari maze kubaka n'inzego mu turere dutandukanye bifite abacuruzi ibinyamakuru. Nkavuga uko bigenda kose ibinyamakuru 1000 bizacuruzwa kuri 500, ubwo abazi kubara muri abana. Noneho nohereza Huye, nohereza nk'ibinyamakuru 300, nohereza Musanze, nohereza Rubavu, nohereza Nyagatare, nohereza hehe, nkabona ibinyamakuru 2,000 byibuze biracuruzwa. 1,000 gisigaye nabwira abana bakakigurisha 100. Ntabwo nabaga naho 100, kuko 1,000 cyonyine cyabonaga asubira mu icapiro. Ikindi 1,000 nkakuraho ayanjye yo nkahemba n'abakozi, akazi kagakomeza. Urumva? Ubwo turakora nyine, ngeraho ibinyamakuru mbona ko ubundi murabizi ko mu Rwanda ibinyamakuru byinshi byabaga ari page 16, ngewe nongeyeho ziba page 20, nongeraho ziba page 20, kandi isora buri cyumweru. Ngira ngo nta n'undi muntu wari wagikora mu binyamakuru byigenga, nta n'undi muntu uragikora. Nawe ndakora nyine kugeza aho byagezeho ndafungwa, ikinyamakuru kirahagarara nyine, kubera nta wundi muntu wari gushobora gukora ibyo nakoraga. Nuko rero nari nyibabwira impamvu twibaza ese kuki Perezida Kagame twebwe mu itangazamakuru atadushimiye natwe ngo twumve ko akazi dukora gahabwa agaciro. Ngira ngo wenda muraza gusubira mu kiganiro. Mbega umuyaga uri aha. Okay. Noneho nari nyibabwira ibya perezida n'umwiherero wari wabaye w'abanyamakuru icyo gihe, ko nabyumvise abanyamakuru baratangiye bisubiranamo ubwabo. Roza Kabuyenga arababwira ati amahirwe mubonye muyapfushije ubusa, nta yandi muzongera kubona. Ati perezida kubahamagara ngo aganire namwe, mumubwire, mumwereke imishinga mufite, ahubwo mugatangira kwisubiranamo
murwana hagati yanyu ubwanyu mwisubiranamo, kandi koko byarabaye. Kuva icyo gihe itangazamakuru byahise birangira. Navuga ko icyo gihe minisiteri yakuweho, media council yakuweho, ariyo cyangwa se media council, icyitwa maison de la presse kivaho. ARG nayo isigaye ku izina. So ukibaza abanyamakuru mu Rwanda tuzabaho dute? Ngira ngo ishyirahamwe risigaye rigerageza mu Rwanda ry'abanyamakuru ni iryitwa Abasirwa, bandika kuri sida n'izindi ndwara z'ibyorezo bitandukanye. Niryo shyirahamwe risigaye ubona mu Rwanda rikanyakanya mu rigerageza. Ariko dusenga Imana naryo ntirizasenyuke, kuko niba ayandi yose yarasenyutse se bwo naryo afite ubwoba, ariko Imana izadufashe rigumeho. Rero ni ibyo ngibyo nashaka kugira ngo tuganireho. Byatumye ntekereza nyine kuri icyo gihe cy'uwo mwiherero bavugaga, abawugiyemo njye ntabwo nari ndiyo. Ibintu birahinduka kuva icyo gihe. Muribuka ibiganiro perezida yakoranaga n'abanyamakuru buri kwezi birahagarara. Mbese ibintu byarahindutse muri make. Itangazamakuru ntabwo rigihabwa agaciro ryari rifite. Abanyamakuru, hari ikindi kiganiro nakoze cy'abanyamakuru bahunze n'abandi bavuye mu mwuga w'itangazamakuru, nacyo nimujya mu biganiro nakoze nacyo muraza kugisangamo. Nacyo ubwo nyine ni ibikwereka ko umwuga nta kintu umariye abawukora. Ariko nyine perezida icyo navugaga, impamvu atadushimye, wenda hari impamvu we ntabwo ndamenye ariyo, ariko ni analize nakoze jyewe. Impamvu wenda atagikunda itangazamakuru kubera ibinyamakuru byamwandikagaho icyo gihe umuseso uza gufungwa, umuvugizi wa Gasasira naho nuko bigeze gutanga ibihembo babihereza Kabonero, baragira ngo barabimwaka. Mbese ni ibintu ubona byagiye bizamo ibintu bitari ku murongo, biri bisa nkaho biri mu kavuyo. Ariko perezida ikigaragaza ko yakundaga itangazamakuru ni uko yakoraga ibiganiro n'abanyamakuru buri kwezi, akora ashaka n'umwiherero w'abanyamakuru kugira ngo bamubwire ibibazo bihari, bamwereke imishinga bakora kugira ngo itangazamakuru ritere imbere. Ibyo byerekana ko yakundaga itangazamakuru, na minisiteri yari ihari, n'ibigo bitandukanye byari bihari. Ariko ikigaragara ni uko hari ahantu bitagenze neza. Ariko kuba ibyo ngibyo byonyine byagaragaza ko akunda itangazamakuru. Ariko ubu ngubu sinzi icyatumye itangazamakuru arivaho burundu. Ibinyamakuru byose byarahagaze. Wenda ni uko hagize ikiganiro yongera gukora, wenda nabwira umuntu akazambariza impamvu itangazamakuru atakirikunda nk'uko yarikundaga mbere. Buriya rero ni byiza no kuvuga, ni byiza. Ushobora kutavuga umuntu ntamenye ko ufite ikibazo, ariko reka tuvuge. Wenda ntawamenye, nawe ashaka kujya kumva nawe akareba. Ese wa mugani igihugu kitagira itangazamakuru ryigenga, tuzahora kuri RBA gusa yonyine? Ibinyamakuru byose twari dufite ibinyamakuru byinshi. Umuseso, Umuvugizi, Umusingi, Umurabyo, Mushyashya, Gasabo, Ingenzi, Intego, Ishema, menya ibindi ni ibihe hano. Ni byinshi kandi twarakoraga pe, twarakoraga. Rero yewe nyine nk'umuntu ukunda itangazamakuru, niba na bagenzi banjye bageragezaga tugakora, tukavuga, tukongera tukareba ko twakora. Ubuse
igihugu kubaho nta tangazamakuru ryigenga nta binyamakuru. Ndibuka higeze kuba inama muri Serena nari nyirimo bahamagarira abantu gushora imari mu itangazamakuru, batumye n'abantu batandukanye. hari Kabushenga wayoboraga New Vision icyo gihe. New Vision ni ikigo kinini gifite amaradiyo atandukanye, gifite ibinyamakuru bitandukanye mu ndimi zitandukanye n'amateleviziyo. Ni ikigo gikomeye cyane, ikigo leta ifitemo shares. nuko kera New Times nayo bari bafite gahunda yo gukora radiyo bagakora na televiziyo. Numvaga babivuga, nakozeyo naho numvaga bavuga ko igihe cya Kabuye ko iyo gahunda yari ihari. Kabuye niwe wayoboraga New Times. Hanyuma na bagenzi banjye rero wenda nifuza ko twafatanya tugashaka ijwi rikagera kwa perezida, hakabaho imikorere. Se umuntu kugira ikinyamakuru utajya muri banki ngo bakugurize, utabona publicité, mwarese tukinginga tukareba ko hari icyahinduka, tukabona amafaranga tugakora itangazamakuru. Hari n'ikindi nibagiwe, perezida mu byo navuze ibyo guhura n'abanyamakuru buri kwezi, minisiteri yari ihari, yaduhaye na kaminuza yigisha itangazamakuru, ishami rya kaminuza muri Butare, arituzanira i Kigali, nanjye niho nize. Urumva ibyo bintu byose rero yakundaga itangazamakuru mu by'ukuri dushyize muri rusange, ariko hari ahantu byapfiriye yewe naramenya neza. Ariko ubirebye nyine n'ukuntu abantu itangazamakuru abantu barifata, ubona ko batariha agaciro cyane, kandi abantu bafite ibibazo birahari, ukeneye itangazamakuru nyine. Rero nibyo nashaka wenda kugira ngo n'abandi, nuko nyine byakabaye byiza dukoze ikiganiro nk'ubu ndi kumwe n'abandi banyamakuru nka batatu, tugahana ibitekerezo. kuko urumva iba perezida yarafashe yarahamagaye abanyamakuru kugira ngo ahure nabo bakore umwiherero, bavuge ibibazo bafite, bamwereke imishinga abafashe. Iki ni icyerekana ko yakundaga itangazamakuru, no kuba yarahuraga nabo buri kwezi cyerekana ko yakundaga itangazamakuru. Kuba yaraduhaye ishuri rya kaminuza tukiga, ni ibyerekana ko yakundaga itangazamakuru. Ariko rero aho byaje gupfira, aho niho naramenya, niho ushaka wenda uri buba afite igitekerezo yaza kumbwira, akambwira wenda ati byagenze gutya, waba abiziho akambwira. Naho ubundi dukeneye itangazamakuru pe, uko byagenda kose dukeneye itangazamakuru, dukeneye ko abantu erega ni mu buryo bwo gutanga bwo guha abantu akazi. Ikindi natwe turi abanyarwanda nk'abandi, natwe dukeneye gufashwa, dukeneye kujya muri banki zikaduha amafaranga, dukeneye gukora ibintu bitandukanye, igihugu kigatera imbere, natwe tudasigaye n'imiryango yacu. Ntabwo ndavuga muri rusange, abanyamakuru ni benshi, nubwo hari abagiye barivamo, abandi bagahunga benshi. No guhunga n'abanyamakuru benshi kuba bahunga ni ikigaragaza ko hari ikibazo mu itangazamakuru. Nari mvuze ku nama y'ishoramari mu itangazamakuru mu Rwanda, Kabushenga yari ahari, aravuga ati ntabwo twashora imari hano hakiri ibibazo mu itangazamakuru. So urumva bashaka ko, ndibuka ngira ngo niba hari radiyo yari yaratangiye y'abanyakenya, ngira ngo nayo iza gufungwa, niba barayigurishije, ariko ntabwo yakomeje gukora. Ko ndibwira radiyo niyo yakorwaga n'abitwaga ba Ange Tambi neza, n'abitwaga ba Perikari, ba Gatanazi, n'abandi banyamakuru bari beza kabisa.
yewe mfite televiziyo cyangwa radiyo hari abantu nari guha akazi na Ange Subira Utambi nari kumuha akazi. Afite ijwi ryiza kuri mikoro, avuga neza, yavugaga neza amakuru. N'undi witwaga Mugwaneza Yvonne kuri Contact FM. Nande wundi Berkane, bagatanaza abo ngabo. Ni abanyamakuru ubona b'abahanga ariko navuga. Ufite televiziyo cyangwa radiyo nabaha akazi. Rero reka ngira ngo ndekere aho ngaho. Ni kanalize nari nkoze, ariko wenda n'abandi banyamakuru nabo bashobora kugenda bongerezaho erega ucecetse ntuvuge ntawamenya ikibazo. Rero bagenzi bajya abanyamakuru nabo bakavuga tukamenya ikibazo aho kiri. Byaba ngombwa tugasaba na perezida guhura nawe tukamwinginga kongera akatureka tugakora. Rero reka mbashimire, mbasaba kandi gukora subscribe no kugira ngo muteze imbere. Mbashimire rero, mugire umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza, ko hano amasaha aragiye. Hari abo burimo hari umuyaga mwinshi, hari aho burimo gucya, hari aho bwije. Mwese aho muri, Imana ibarinde kandi ibahe ishamba mu byo mukora byose.